uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri icyo bita Pi Toto Supply. Ruvuga ngo iyo tuvuze supply ni uburyo coin zizakwirakwizwa mu hantu. Ni ukuvuga ngo ni coin bakoze zingana gute n'ingano ute ya coin bakoze. Ubundi ubu ngubu ntabwo Toto Supply ubundi yari yamenyekana neza, gusa hari ibyo bari batangaje muri roadmap mu rwego rwo kugira ngo basobanure imikorere yayo nuko izaba imeze. Rero Toto Supply tugiye tugafata coin ufite n'izo ndafite n'inzizo udafite, tukaziteranya zose bihindukamo Toto Supply. Toto Supply rero ya Pi navuga ko ikiri muri development, baracyari mu kuzamura, kuko murabizi ko harimo izo bagenda babaninga, harimo izo abantu bagenda bafungirwa coin zabo bakazifunga bitewe n'imikorere mibi ya account zabo. Ubwo izo ngizo tuzibara nk'imfabusa, tubyita banning, ni ukuzitwika, ubwo no kuzihagarika. Rero iyo tuvuze ko bakiri muri development, n'ibyo bibazo bituma Toto Supply yayo itahita imenyekana ako kanya. Gusa hari Toto Supply bari bateganyije ko izaba byibura irengeje biliyoni 100 za coin. Biliyoni 100 za coin rero iyi Toto Supply iramutse ariyo, kuko hazabaho ko igiciro gishobora kutaba kinini cyane, kuko iyo tuvuze ngo ni biliyoni 100, nawe mutekereze uburyo biliyoni 100 za coin ushobora kuzikuba byibura n'idolari rimwe. Ubwo byaba ari amadolari arenga biliyoni z'idolari, biliyoni 100 z'idolari. Amafaranga sinzi rwose. Niyo mpamvu iyi Toto Supply bari bateganyije muri roadmap yabo bari ku developing application ishobora kuzahinduka ikaba ntoya cyane, bitewe na bya bintu nagiye mbabwira ko hari izo babaninga, bitewe nuko hari abakora amakosa bakaba babafungira coin zabo. Ubwo rero bikaba byavamo n'icyo bita banning. Ubwo rero Toto Supply ishobora kuzajya hasi nibe biliyoni 100 za coin, ahubwo ikaba yaza mu millions coins, kuko tugiye kuvuga ko Toto Supply yagumye ari biliyoni 100, kwa icyo gihe price yaba ntoya, price yaba affected, kandi ibi bikadependinga kuri network growth n'uburyo abantu participating. Ari byo nari ndi kubabwira, niba abantu bari participating baka mininga byinshi, cyangwa se abantu bakaba banned, urumva iya Toto Supply yari yakozwe iba affected. Iyo iba affected rero niyo mpamvu tuta approximating ngo tuvuge ngo price ni yingi cyangwa se Toto Supply ni yingi. Ubwo rero tugomba gutekereza, kuko bakiri muri testnet ya supply, ntabwo mainnet yayo yatangiye, kuko impamvu tuvuga ko bakiri muri testnet ya iyi supply nuko hari kubaho effect za coin abantu bari kugenda bamininga. Ubwo rero niyo mpamvu nagira ngo mbamenyeshe ibi bintu. Toto Supply ntabwo ari official, gusa muri roadmap yari biliyoni 100. Murakoze.